turabasuhuje mwebwe muhora mudukurikira ku munsi ku munota, abakunzi bacu ba Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bivane natwe twese, amen. Turashimira Imana ko yongeye kutwemerera tugahura kugira ngo twongere kuganira. Imana yacu ishimwe rero niyo kwizerwa. Hari abari barwaye bakize, hari abari bafite ibibazo byagiye bigenda neza, habo byari byaranze byagiye byemera, hari abari bari ahantu mu bitaro bavuyeyo, hari abari bafite ingendo zikomeye bazikoze zirangira neza, hari abari bafite akazi babona bitari kugenda neza byagiye neza, hari abari bari ku murimo w'Imana babonaga harimo ibintu bikomeye ariko babona ko biri kugenda byemera. Abo bose reka baze babane nanjye dufatanye gushimira Imana idushoboje kongera kugeza uyu munsi. Imana yacu mve ko tuyishimiye. Reka rero dutangire dusenga Imana kandi tubashimira uburyo mudukurikirana mukabana natwe. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha, amen. Turagushimiye Mana, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirihimbazwe. Watubereye Imana, warakoze, watubereye ibyiringiro ku manywa na nijoro, ndetse uradukunda cyane. Uduha umwana wawe Yesu, araza aritanga kugira ngo aduhuze nawe. Wagiriye neza Aburahamu, wagiriye neza Loti ubwo yabaga i Sodomu byari bikomeye, wabanye na Yesuwa, ni kenshi yagiye akubona, ariko natwe uyu mwanya turaguhamagaye kugira ngo uzubane natwe. Ntutureke, ntudushe mu maso hawe, tubere Imana, uduhagarareho. Fasha njye ugiye kuvuga ijambo ryawe, fasha abadukurikiye, umuntu wese umube hafi, mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa, amen. Iyaba byari byiza ngo tubone Imana nonaha, tukayishimira, tukayihobera ku mirimo imaze gukora. Iyaba byari byiza ngo tubone Imana nonaha, tukayishimira, tukayihobera ku mirimo imaze gukora. Iyaba byari byiza ngo tubone Imana nonaha, tukayishimira, tukayihobera ku mirimo imaze gukora. Tukayishimira, tukayihobera ku mirimo imaze gukora. Yabwiye Loti iti haguruka uve mu Sodomu. N'Imana itajya yitiranya amazina y'abayubaha bakayizera. N'Imana itajya itubonera mu masekuruza y'aho twavuye n'aho twashatse. N'Imana itubonera neza mu gisekuruza cyo mu ijuru cyavuye i Gologota kwa Yesu, cyavuye i Gologota kwa Yesu. Nimwitubonera, amina, nimwitubonera, haleluya, nimwitubonera, amina, haleluya. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dushimishijwe n'Imana ko ari Imana yabanye natwe. Hari ibintu byinshi yakoze, hari n'ibindi byinshi yasubijeyo, ariko ni Imana nziza itajya itubonera mu bisekuru, haleluya.
bya hahandi twavutse, aho twashatse, aho twabaye. Ni Imana itubonera mu gisekuru cyiza cya Yesu. Twavutse igorogota ku musaraba. Imana ishimwe. Abo dufatanyije igisekuru mumfashe duhereze Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Imana iminsi yose burundu. Haleluya. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi. Intego mfite iravuga ngo mbese kwisobanukirwa uwo uriwe. Haleluya. Intego iravuga ngo kwisobanukirwa uwo uriwe. Abantu benshi muri iyi minsi cyangwa se muri urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijoro, ibitugoye cyangwa se ibituremereye ni uko tutisobanukirwa uwo turiwe, ni uko tutisobanukirwa umurimo ushinzwe muri uru rugendo. Niba uri umuririmbyi ntabwo urisobanukirwa, niba uri umunyamasengesho ntabwo urisobanukirwa, niba uri umukristo ntabwo urisobanukirwa. Ariko uyu mwanya ndagira ngo buri wese mu mwanya Imana yamuhamagariye abashe kwisobanukirwa, yumve uwo ari we. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice 10, turava ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Izuba rirahagarara umunsi wose ntiryarenga, umunsi Uwiteka yagabijeho Abisiraheli Abamoni. Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Arayoni. Izuba riherako rirahagarara n'ukwezi kugumaho kuri, bigeza aho ubwo bwoko bwamariye guhora inzigo ababisha babo. Mbese icyo ni cyanditswe mu gitabo cya Shari. Izuba riguma mu ijuru hagati, ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose, kandi nta munsi wahwanye n'uwo munsi, yawubanjirije cyangwa mu yawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu, kuko Uwiteka ari we warwaniriye Abisiraheli. Yosuwa aherako atabarukana n'Abisiraheli bose mu ngero z'i Gileyadi. Amen. Mu by'ukuri impamvu navuze ngo kwisobanukirwa uwo uriwe, ku murongo wa mbere aravuga ngo umunsi Uwiteka yagabije Abisiraheli Abamoni. Abamoni bajyaga ngo barwana n'Abisiraheli bakabaremerera, baragenda bababera Abamoni, bababuza amahoro, bababuza kuryama, bababuza gusinzira, bababuza igisubizo, bababuza gutabarwa. Haleluya. Mbese bagahora babikanga bakumva ko inyuma hari igihari, ariko Uwiteka agahora bireba. Umunsi ngo umwe, haleluya, nkuzaniye inkuru nziza ivuga ngo uyu mwanya aho uherereye hose uhure n'umunsi wawe. Imana ishimwe. Ngo maze ngo umunsi umwe ngo Uwiteka, ngo Yosuwa abwira Uwiteka imbere y'Abisiraheli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Arayoni. Imana ikimara gufata Yosuwa, imubwiye Yosuwa, Yosuwa ni wowe mpaye ububasha bwo kurwana n'Abamoni, Abamoni ukabatsinda. Yosuwa yahise avuga ati, akimara kwisobanukirwa ko abonye ubutware, akimara kuvuga ati mu Bisiraheli bose ukuntu bangana, akaba ari njye Uwiteka akuyemo, igitumye antoranije hari impamvu. Yahise ahagarara, nta kurira, nta gutengurwa, nta kugira ubwoba, nta maganya, nta gahinda. Yahise ahagarara avuga ati, hari ikintu ngiye gukora, kuko amaze kwisobanukirwa ko Imana impaye ubutware. Yahise avuga ngo zuba, haleluya, hagarara, nawe kwezi hagarara. Arangije kuvuga ngo nibihagarare, haleluya, byahise bihagarara. Turasomye ngo uwo munsi nta munsi wigeze ubaho, nta n'uwundi munsi uzaba. Uwo munsi Yosuwa yategetse izuba hagarara, nawe kwezi hagarara. Ndagira ngo nkumenyeshe ngo gutabarwa gutinda cyane ku musozi cyangwa kuba Abamoni bakuremereye si bivuze ko Imana itakuzi. Imana irakuzi, ahubwo iracyashaka kuguhuza n'umuntu irakoresha kugira ngo uve mu bibazo urimo.
abisirayeli hari benshi, ariko Imana irabanza ireba umuntu uri buze kubihagararamo neza, ireba umuntu uri buze kubyakira, irangiza ibona Yosuwa. Niko kubwira Yosuwa, irabimubwira ngo Yosuwa hagarara aha hantu ugire ikintu nkorera. Haleluya. So Yosuwa akimara kubyumva arishima, haleluya, ahita yambara imbaraga, ahita akomera, aravuga ngo umva nkubwire wa zuba hagarara. Izuba ngo rihagarara mu gihugu cyo mu ijuru, rirahagarara mu ijuru. Aravuga ngo nawe kwezi hagarara, ukwezi kurahagarara. So bivuze ngo akimara gusobanukirwa hari ibyo yakoze, aho kugira ngo ucike intege nawe wakavuze uti nimba Yosuwa yarahagaritse izuba n'ukwezi, nanjye ndi umuyaga ndawuhagarika mbanze ntabarwe. Wakavuze uti hari ikintu kigomba kuba kugira ngo mbanze gutabarwa. Haracyariho ibyiringiro by'uko igiti gitemwa cyongera kigashibuka, ndagukomeje nanjye nikomeza. Yesu wahagaritse izuba yari umuntu nkatwe, Yesu wahagaritse ukwezi yari umuntu nkatwe, ariko yarabanje arisobanukirwa, aravuga ko ndi kumwe n'Uwiteka. Se habaye iki? Ko ndi kumwe n'Uwiteka se niki gituma nabasha gukoreshwa ibikomeye? Akimara kubona izuba rihagaze yahise ajya kurwana n'Abamoni. Turasomye ngo kuko Uwiteka yajyanye nawe, yarabatikije arabarangiza atahana intsinzi. Hepfo ukomeze gusoma ngo hari abami 5 bamwumvishije ku rugamba, ngo baragenda bajya mu rutare bajya kwihisha. Yesu aravuga ngo mugende nabo muhahagare ntagire n'umwe musiga. Reba kumva abami 5 bajya kwihisha Yesu, abami 5 udashyizeho ababarindaga, udashyizeho ibyegera by'abami 5 bakajya kwihisha, ariko bakimara kumva Yesu barirukanka. Je kukubwira ngo hari ibintu byanze kurangira, Imana irangije. Hari ibintu byakuzengurutseho, amaboko yarafashe ibyawe, je kukubwira ngo Imana ije kuyarekura abakiri ibyawe. Ndakubwira ngo Imana ari muri Yesu niyo igikora n'uyu munsi, niyo twizeye, niyo twiringiye. Ni Imana itagitonora mu masekuru yandi. Abantu bakunda kuvuga ngo imivumo, ngo ibintu bya karande ngo bijya bigenda ku bantu. Oya, igihe cyose cyumva ko iyo mivumo ya karande kigendana nayo, ni uko utarahura n'igisekuru cy'Igorogota. Ariko yahuye n'igisekuru cy'Igorogota, amaraso ya Yesu, aleluya, ajya twoza ibyaha, akatwoza iyo myaku, akadukoraho ibyo bya karande, tugatambuka twishimye. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo ni Imana itagitorera muri ayo masekuru yo kwa basogokuruza, kwa bakana, ni Imana itubonera, aleluya, mu gisekuru cy'Igorogota. Kandi none Imana ikavuga ngo ni Imana itagiyoberwa, abantu bayubaha bakayizera. Kubwo kwizera Imana kwawe, Imana iguhuze n'umuntu wakubereye Yosuwa, abashe kukwinjiza mu bisubizo byawe, abashe kugufasha kurwana no kunesha, abashe kukubera ikiraro nawe utambuke. Imana ishimwe. Abantu twari kumwe, abari bankurikiye, nimukomere, Yesu ni umwami, nimukomere, izuba murihagarike riremera, kandi Imana iri kumwe natwe. Amen. Reka dusengere gusoza. Turagushimiye Mana, uri Imana itajya iturebera mu masekuru yandi, ujya uturebera mu gisekuru cy'umwana wawe Igorogota. Turagushimiye Yesu, wakimara kwisobanukirwa uwo ari we, yahagaritse izuba n'ukwezi birahagarara. Natwe hari ibintu byagiye bituza gutabarwa, ariko duhagaze mu butware duhabwa n'ijoro, dutegetse ko izuba n'ukwezi bihagarara, tukabanza tugatabarwa. Dutegetse ko tugabiza ibintu byose byatugiye imbere bikatubuza gutambuka. Natwe turaguhamagaye Papa, kora natwe igitangaza n'imirimo, kandi ufasha abarwayi bakubone. Izuba ntirirenga utarabakiza, ufasha abafite amadeni, izuba ntirirenga utarabishyurira, ufasha abafite ibibazo, izuba ntirirenge batarakubona, ufashe n'abakubaha, izuba ntirirenge batarabona ineza yawe. Kandi kiruta byose uzaduha ubugingo no guturana mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze, urakarama, tugusenze twizeye mu izina rya Yesu wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.